Wamugabo wawe uri mubi. Uri mubi kitana kwa nukorera igituga ugakukona birabite se. None uri mubi ki? Utumara giye kwiyahura. Ugiye gira ute? Kwiyahura. Barakubera. Bagishikora ngo ugiye kwiyahura. Ahubwo none umuntu ajya yorora kurera. Reka ngufashe. Urabishobora? Samo. Ese mutu ugiye kungira inama yo kwiyahura nawe? Uje nanje ari kuvuga ngo ugiye kwiyahura. Uretse gato mutu maze ngubwira ukumva. Giye kwiyahura ariko urumva nabuze ibintu byo gukoresha. Abuze ibintu byo gukoresha. Umuntu nje kurira hejuru urumva. Ninagize amite shyira umutwe umufuka gutya urumva. Indagize simbuka. Umanuke. Ariko ubikora neza. Kubera ko ari igihe wamanuka ugasanga ubanjije uruhande rumwe ku mutwe kandi babisaba ngo nimba ugiye kwiha. Ukaba ubanjije umutwe ushobora ubanze fresh babone kumanyuka twaje. Nawe rero ukumva. Zamuka cyane kwiye ubundi nosu. Aye nawe. Ukumva ariko urukungira inama itari yosha. Akanina nje nta nama ngugiriye wa mugabo ndi kugufashe ngo ugende. Njye yawe urese. Turinshuti yawe. None kandi ari wobyivuge nose ni inama ndi wese kuki utiyahuye. Je ndi kuya ngo ne yahure. Ubundi reka nkubwire nje ntabwo nakuyahura muri rindira ya magara avemo. Nanjye nzahita niyahura. Aye mutu nanjye ntabwo ndiyahura amagara atava mu nzu. Amagara se ibyo birakureba ko waruvuze ngo ngiye. Esura amagare uziyahurira mu muhanda. Zamuka uyahura. Uzaje mu muhanda ahubwo bakugonga amagara kugonga. Ibyo birakureba ko nziye twagiye zamuka ahubwo. Oya mutu nanjye ntabwo ndiyahura. Ntabwo ushaka kwiyahura. Okay, ntongera kuvuga ngo nta kintu nagufashije. Tutuzahora uvuga ngo ni umwana mubi. Ese mutu nini yahura. Ndi wagenda ukagarara hejuru ukamunaga ku mutwe wacu. Yahura urumva yahura. Numva ndatagupostinga. Nanjye nagupostinga. Genda ku Instagram no kuri YouTube. Nanjye nahantu ntagushira ibyo so wabinkangije. Rero mutu nawe nakwanje inama ngiyo turi inshuti. Inshuti yawe se kuki kubanze ko ngufashe ukumbaze. Ubundi hano hakuna nakuze kwiyahura hari. Nuko nje nta gahunda mfite. Hari nta kwanga. Mutu uyahura urumva. Uyahura umwanya wanje. Nanjye amagari ntabwo munsi atinera umwanya wawe. Ntuzi turi kuyivuga. Wewe mbwira ngo urabikora ntabwo bikora. Mutu ngenzi ahora amagara avuyemo wowe ya umwanya wawe. Ahubwo uri n'umunebwe nakubonye. Ubundi nta na gahunda wari ufite. Mutu genda gutegera ibuye hano hasi. Waryitegera wowe. Witushinga aho mutwe. Urambe inkoni yaho. Yahura nurangiza kwiyahura gure. Nyama ari kanari wowe nari nsanze uri kurira igiti. Oya nawe waruje kwiyahura hano no byahurira singo. Yahura nawe urumva. Nje nanjye kujya mu mufuka singo kandi umufuka ni muremure urumva nawe wajyamo gutya uzobera akakubwira ugira byoro cyangwa njemo waruje akakuyahura. Uno mwana ngukubite urintoshe mu mutwe umucu napfuye nabi. Uno ushaka gupfute napfuye. Jamo mbese jamo. Jana kana ngo hambirira hejuru indangiza ngene ngataka gozi umanuke butoshe. Ariko urabanza wumva umunyenga bira biboro biranareza. Yararelaye. Mutsina biko njya inama rero nawe inama yawe. Akigenda ntabwo ushaka yawe ntabwo mbishaka none ubundi waruje kubikorera iki none no uranyahura ndi kugwara asa ngenda kuragiye yarabwo nditambukiye mbona umuntu ari kunyegera ibiti navuze ura muhungu se ko niko nabagira ngo hariya navuze reka mufashe ahubwo reka ngo unsayidire ndavuga reka ngufashe nje ngo ndagufashe oya mutu nje ntabwo nakwemera kwiyahura urumva nje nimbe nanje kwiyahura nje nyine urumva ukaba wageze ndanze ntapfa uri kundeba urukumva tukazahura cyangwa ufite isoni ryo gupfa ndi gukureba ahubwo nabimenye ufite isoni ryo gupfa ndi ariko mucu reka nkuri kumva kana aya nongera basare manze kwiyahura bya nebene muze ko umugabo nyabati ndi kono birakariye uri umugabo nyabati umuntu hano hakunanira nawe ntabwo se uramanga ati kose mutu ntabwo hejuru kumva inera si shami cyambere none wande oya warigezeho unanirwa gupfa oya kintu nonda gushyira kujyaka ushaka inda uyahura kujya gatatu Sundi reka ngubwire ngubwira nemere undi ko afite gahunda. Genda nupfa yakubaza uko bimeze nanjye. Uruko byamutse nesundi nipfa n'iki cyanjye uzajya. Ubwo ndabizi ufite umushaho wo kuzanjyanira ikote maze gupfa nanabyumvise. Umbareka ngubwira. Nimba ari niyo gahunda uze ngo mfite nanagaje. Rinaga ari ikote narakubwiye ngo nubunyusu bwo kwita imberegeje. Ikote ryarashwanyaguritse none rigaza urirambirwa gusaza ahubwo rirabireka. Mufuko ikora hore bani bato mucu ikote none ni juru cyena kandi abona niyahuye ahubwo sayo mayego nayabona yako mucu nago nyawe ayi ugiye uteyeho uzagarara kumbwira ngo ngufasha wa mureze